abantu benshi. Twamushimiye yuko yaduhaye ikiganiro muri rusange. Kwizigira ngira ngo yagarutse ku ngingo eshatu. Yabwiye Gasogi United ko ngo yumvise ngo perezida wayo ngo ayifata nka achievement, kuba barasezereye APR ngo yabifashe nkaho ari ikintu giremereye yagezeho. Mwabyumvise ko ariko yabivuga ati na perezida wa Gasogi yarabibwiye atari kubyo ntabwo byakongera. Cyo ni ikintu cya mbere. Ariko ikiremereye bwana Iberi, ese guhindura match mwarabigizemo uruhare kugira ngo match yari kuri juna ya 27 ize kuri juna ya 20 ive tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu ize tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu. Chairman ntiyigeze abihakana, ariko yavuze ko Rwanda Premier League ikirimo iriyubaka, bivuga ngo hari ibyemezo bimwe na bimwe muzagenda mubona bizagenda bihinduka kubera ko nabo barakiyubaka muri uyu mupira. Ariko reka ngewe ndeke kuvuga kuri iki muri ubu buryo. Reka mvuga impamvu APR Football Club ntago nzi ko ari yabihisemo ko bihinduka, ariko niyi bisaba yari kubifite impamvu ruvuya ati kubera iki. Umunsi wa 27 wa shampiyona yo mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu, shampiyona zabibura journée 3 isoza. Uri APR Football Club, match ya derby niwo ugomba kuyakira. Igikombe cy'amahoro cyararangiye, igikombe cy'amahoro cyararangiye, igikombe cy'ubutwari cyararangiye. Nuvuga ngo umupira usigaranye ikintu bita shampiyona yonyine kuri juna 27. Uramutse uri APR ukazahagera Murera ikuri imbere, iyo derby ninde wayitabira? Ese uramutse uhageze Murera warayitaye n'andi makipe warashyizemo difference ya 6 ninde waza kukureba? Ko yavuga ati n'ubundi ntacyo tuje guhindura. Kandi buryo iby'iwacu bisobanuka kare. Iby'iwacu bisobanuka kare. Ugeze ko tuzagera mu kwa gatanu difference itaragara. Nta muntu ugera kuri deadline day. Ni gake bibaho. Twebwe twinjira icyunamo twamaze kubona aho bizerekeza. APR ntabwo ariyo ngiye kuvuga ngo ndabizi ko ari yabisabye, ariko niyo yabisaba yabifite impamvu zumvikana. Kuko na Haji perezida wa Rwanda Premier League yaravuze ngo nubu n'izindi champions zigiye kuza n'izindi sezo bazajya bakora ibishoboka byose match ya APR nariyo ntirenze kuri juna ya gatanu, haba muri phase haba no muri phase retour. Ku munsi wa gatanu wa phase ku munsi wa gatanu wa phase retour byibura habaye match ya APR nariyo. Icyo bivugiraga ni kiri kuvuga cy'ubucuruzi cyagiye nyine amakipe agishyushye, aba bakinyi bashyashya bagihari kirimo anje nyine hakirikana nicyo bahereyeho. Urimo nabyumva igihe ikintu nasaba APR ni kimwe. Icyo aricyo wariye kuzaho kuri icyo kuko tugiye kujya ku ngingo ya kabiri Iberi nawe ndabivuga soza na kibazo bivuge ko usoza. Ni ukuvuga ngo rero APR niyo mpamvu bivuze ko chairman icyo yavuze ati twarabyishimiye cyane, sibyo? Ngira ngo birasobanutse. APR niyo yaba itarabisabye ariko yabifite impamvu yo kubisaba. Ntago babintumye, ariko ndakora analize nk'umuntu cyane ko yavuze ko banabyishimiye. Baranabyishimiye cyane. Mugiye kwa Tade yavuze ko bigoye cyane batunga. Turumva itandukanye. Niyo mpamvu chairman we bazaga ku kigo y'abatari Rayon Sport yabisabye. Ntabwo ari yabisabye kuko perezida wa Rayon Sport aravuga ati turatunguwe cyane. Gutegura iyi match mu minsi 9 yonyine biragoye. Hanyuma Iberi Darkonovic amuvuze hiki yangingo nayo ritegerejwe n'abafana benshi ba APR. Abafana ba APR muryame musinzira. Chairman ntabwo chairman yakubwira gutya. Reka manze abatekereza gutanga namushimire. Chairman wa APR ni umuhanga pe, azi kuganiriza itangazamakuru, azi uburyo gusubiza. Waba uri umuhanga ukagira icyo ukuramo, ariko ntabwo ari umuntu uzabivuga gutya ngo uhite ubyumva icyo ashatse kuvuga. Turamara tuti abafana ko batishimiye Darkonovic n'imitoreze ye, mwe ubwanyu mugiye kumureba mu muganiriza iki muvugana iki? Chairman mu bwenge bwinshi avuze ati nyuma yuko batsinzwe n'ikipe ya Mukura baraganiriye abakinnyi n'umutoza, ariko icyo bamubwiye nk'umuyobozi baramubwiye ati ukoza amateka yo gutsindwa match ebyiri muri shampiyona itaranasohoka. Nicyo ashaka kuvuga, yavuze ko zikurikiranye, ariko urumva ko yavuze ko ari match zegeranye. Gutsindwa n'amagaju ukanatsindwa na Mukura abifata nka match zikurikiranyije. Namwe ati ukoze ikintu kitabaho muri APR, ukoze amateka akomeye cyane kandi amateka mabi. Icyo ashaka kuvuga vuga ngo n'ubwa mbere bibaho ntabwo twedurutse kubibona. Bivuze ngo icyo navanyemo kwizira Ruvuyanga baramubwiye bati umusaruro wawe ni nkene
kubera ko abakubanjirije ntibyize bibabaho ukumva niba bamubwira ati Adil yagiye atwaye shampiyona adatsinzwe, Serif Roger araza atwara shampiyona adatsinzwe, wowe kugeza kuri journée ya 18 umaze gutsindwamo kabiri ukoze amateka akomeye cyane rero. Bivuze ngo biragaragaza ko amateka akomeye cyane mabi, biragaragaza ko bamubwiye ngo uri kugenda udusatirize cyangwa se uri gutuma dutekereza kuba twakwegeza cyangwa twatandukana gutangiye gukora amateka no mu kipe ya kabiri watakaje igikombe cya Super Coupe. Ayo ni amanota yaragiye watakaje utakaje match ebyiri, ayo manota aragiye. yashagaragaza ko uramutse utakaje igikombe cy'amahoro kaza n'icyamahoro utakaje igikombe cy'amahoro nande manota yabagiye urumva ko bashaka gufata umwanzuro wo gutandukana nawe. Ariko ikintu kindi yavuze gikomeye cyane, akunda kuvuga ku bijyanye n'abamubanjirije amasezerano bahaye Dariko. Ati hari abatubanjirije bamuhaye amasezerano cyangwa se bamuhaye contract, ati usanga rimwe na rimwe no gutandukana nawe bigoye bijyanye n'amasezerano bamuhaye, atari ko hari ibyo nabo bari baramutumye. Icyo nicyo natinda naje kumenya ko Dariko ahembwa ibihumbi 23 by'idolari, 23 contract narayibonye gutya n'amaso yanjye 23, akemererwa inzu abamo ya miliyoni 1 y'amanyarwanda, agahabwa imodoka, umushoferi na essence, ibihumbi 23 by'amadolari 23. contract nayo inyuzemo ndayireba, harimo n'amabonus kandi bavuga ngo gutsinda match n'amadolari 100 buri yahabwa, igihe hatwara CAF Champions League yahabwa ibihumbi 5 by'idolari, byose narabirebye. Ariko ikintu kijyanye n'umushahara 23 by'idolari niyo yahabwa Darikonovic, nuvuga ngo uramutse ukoze ikosa ugatandukana nawe mu by'igihumbi na 400 gusa, ibiceri by'inyuma sanga bishyize idolari rigeze, nzi ko birenza ahembwa hejuru ya miliyoni 32 z'amanyarwanda. Niyo mafaranga Dariko ahembwa. Ubwo uramutse utandukanye nawe mu buryo budakurikije amategeko, wenda bitandukanye n'amaklose mwahisemo muri kontra, amafaranga wamwishyurira yumva byabigoye cyane. Niyo mpamvu nabo bagenda gake, ubundi mubwiza ukuri pe Dariko yakabaye yaragiye kimwe mu bintu bizagura ubuyobozi bwa Fandedeo ni kontra nyine yasanze. Yego, abafana ba APR rero bazabyihanganire, bo bafanira hari inyuma gusa bakavuga bati umutoza ariko ntabwo bazi biri mu masezerano. Ni kimwe mu bintu rero ubuyobozi bwa APR buzihanganira bukabigendamo gake bugashyiramo ubushishozi. Ikintu rero nashaka kuvuga cyanyuma dusoza kuri APR yo kuri Rayon Sport cyangwa no mu zindi ngingo, derby n'ubundi zaba ubuyobozi bwa APR nabusaba ikintu kimwe, ni umupira w'amaguru yego uzaba, ariko ubuyobozi bwa APR muzaduha ibirori. Reka uriya mupira w'ibirori uzagaragaramo ibindi bintu hanze y'ikibuga, reka abantu bazishima fani niba yumva umupira ugira ibirori, ari amahoro yagira ibirori mu buryo bwinshi cyane. Ni inama natangira ahangaha kandi nzisabwe no hanze ahangaha nazita. Yego ni ikintu ushaka gusorezaho. Tuva kuri match ya APR rimwe tuyiviraho rimwe, baraza gukina saa 12 na Gasogi, kimwe cya kane kirangiza umukino ukomeye cyane. Kwinjira n'ibihumbi 3 muri General Gasogi nirakira umukino, hanyuma muri regular n'ibihumbi 5, VIP n'ibihumbi 10, mu gihe VVIP ari ibihumbi 20 Gasogi yakira umukino. Kenese uzambwira ko rwose icyo kunywa n'icyo kurya muri stade kiba ari munani, yateguye cyane ku buryo nta muntu uza kugira ikibazo. Yavuze ati nagize Imana bashyira saa 12, ubushyuhe bwagabanutse. Yavuze ati ubushyuhe bwagabanutse, Kigali imaze iminsi ishyushye gukina saa 9 ntibyoroshye. Hakoze nka match rero ya Police na Kigali tuzaza kwigarukaho, byari bikomeye cyane, ubushyuhe bwari bwinshi, ariko babashyize saa 12 wenda ubushyuhe bwagabanutse, ubwo rero match ikomeye cyane, abafana bazi ko ari benshi. Muvandimwe wacu Lorenzo Musanga